Yes, reka ngwe ngusozi kanwa nikaze umukunzi wacu dahima kudukurikira umunsi ku munsi, reka mbwira ngo uraco cyane ko bamaze gukanda subscribe ngutsa ko aho nawe turabikora kubikora kanya kugira ngo buri gihe cyo dushize inkuru cyangwa se ikiganiro aho nawe ujye ubasha kuba kibona mu mbere ndetse turusha no kujya tubona gatanu kuri gatanu by'umwihariko ni makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye dutambutse aha ngaha kuri KJL TV none rero ongera utwemerera utize umwe muto cyane baturere hamwe mu makuru akomeje kugenda agarukaho n'ibitangaza makuru bigiye bitandukanye by'umwihariko ni makuru adasanzwe ateye inkeke ateye ikibazo gikomeye cyane ndetse rwose igihugu cyose kirimo gucura agahinda ndetse rwose igihugu cyose kiri mu mwijima nyuma yuko rwose habaye ibiza bidasanzwe ni byabiza byabaye mu kwezi kwa gatanu muri za myaka bya bindi byabaye mu karere ka Rubavu by'umwihariko inkuru rwose niyo nkuru mbi yaheruka kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda bwo rwose umugezi wa Sebeya wari wamaze kurenga ndetse rwose bikarangira ugiye mu muhanda ndetse rwose ugahitana abatari bake ndetse rwose n'amazu menshi akagenda ahangirikira mu buryo budasanzwe kuri ubu ngubu rero kuri iyi tariki ya 28 rwose ukwezi kwa 11 2024 ugiye kumvikana inkuru itari nziza by'umwihariko nyuma y'uko rwose mu karere ka Rubavu ugiye kumvikana ibiza bidasanzwe none ibiza biteye ubwoba cyane ngira ngo tugarukuyeho cyane nyuma y'uko rwose imvura yakomeje kugwa ari nyinshi cyane ndetse rwose mu kugwa kuri uyu munsi yahitanye byinshi bye bitandukanye ndetse rwose byateye ingenke ikomeye cyane nabyo ngira ngo dukomeze gatanu kuri gatanu dore ko rwose none hangiritse ibyikubye kabiri ibyari byigeze kuba mu kindi gihe cyangwa se cyage cyashize ubwo rwose humvikanaga yuko rwose ari amatungo menshi agiye atandukanye by'umwihariko yaragiye ahaburira ubuzima cyangwa se yagiye aba distraction muri make nibyo tugiye kuza kuba dukomozaho by'umwihariko ibiza bikomeje kugenda bigaruka bivugwa ko rwose ari byabiza bidasanzwe ndetse rwose ngo byabiza none biteye ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko rwose hangiritse ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye haba abantu bangiritse ndetse rwose n'amazu bivugwa ko ubungubu zimwe mu mihanda cyangwa se inzira zimwe na zimwe rwose ubungubu zitakiri nyabagendwa bitewe rwose n'imvura idasanzwe cyangwa se n'ibibiza byaje kongera kwibasira intara y'uburengerazuba by'umwihariko ahantu tugiye kuza kuba dukomoza ndetse rwose tunashingire igiti tuharebere byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko byari bikomeje kugenda bihavwa ndetse rwose ubona ko leta yagurutse n'byinshi tugiye kuza kuba dukomoza gatanu kuri gatanu nakindi gusaba usibye gukanda subscribe kugira ngo buri ko dukize inkuru cyangwa se ikiganiro nyaboneka nawe ujye ubasha kuba wabibona mu mbere ndetse turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu by'umwihariko ni makuru ibiganiro bigiye bitandukanye dutambutse aha ngaha kuri KJL TV ngutsa ko iyo wakanze subscribe nta kindi kintu umuntu abagusabye usibye kuba watanga igitekerezo cyawe cyangwa se icyo twakwita nka comment kugira ngo tudukomeze kugenda twibanira gatanu kuri gatanu cyangwa se umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuba turi buze gutambutsa ahangaha kuri KJL TV reka nkubwire ngo ibyo sinangaje kubikora ngo ikaze muri makuru ku buryo burambuye ndetse rwose ngusaba ko ugomba gukora share ku bantu bawe ndetse rwose ukagenda ubatangariza amakuru agiye atandukanye by'umwihariko tuba tumaze kuba twakugezaho hano ngwibutsa ko ariho hantu hambere uba wasanga amakuru yizewe y'amakuru yanyayo y'amakuru aba yagizwe ibanga n'ahandi hantu ugomba kuyasanga turi ahangaha kuri KJL TV. Yes, amakuru yacu rwose reka tuhere ku nkuru y'incamugongo inkuru itari nziza cyane n'inkuru yumvikanye mu matwi y'abacura Rwanda y'abanyarwanda benshi bugiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse rwose no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se abavandimwe bagiye batandukanye by'umwihariko b'igihugu cy'u Rwanda habaye ikinyuma yuko rwose imvura nyinshi cyane ikomeje kugenda yibasira igihugu cyose cy'u Rwanda nyuma yuko rwose imvura itangiye kugwa mu mezi ashize mu kwezi kwa 9 ukwezi kwa 10 ndetse rwose no ku kwezi turimo kwa 11 rwose turimo gusoza kugira ngo twinjire mu matariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 nibwo rwose imvura yo ikomeje kugenda yiyongera ndetse rwose ikagwa umunsi ku munsi ndetse rwose ikigo Meteo Rwanda ikomeza kugenda gitangaza ko rwose imvura ikiri nyinshi mu kirere ndetse rwose yuko abatura Rwanda bagiye batandukanye bagomba kuba bakomeza kugenda bitwararika ndetse rwose ngo bakazirika ibisenge ndetse bakagenda baca imiringoti kugira ngo rwose haboneke amazi cyangwa haboneke inzira z'amazi kugira ngo zikomeze kugenda zigaragara neza muri rusange nyuma yuko rwose imvura ikomeje kugenda yiyongera ndetse rwose uko ubwije nuko bukeye ikomeza kugenda yiyongera ndetse abaturage bagiye batandukanye rwose bakomeza kugenda bigishwa yuko bakomeza kugenda birinda ibiza bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda biterwa n'imvura itari mbi cyangwa se itari nkeya ahubwo rwose yamvura nyinshi cyane nibwo rero rwose inkuru itari nziza rwose ngira ngo dukomozeho gatanu kuri gatanu ni inkuru yumvikanye mu matwi y'abanyarwanda rwose kuri uyu
munsi wa tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 2024, dore ko rwose bimwe mu byabaye ari byabiza byongeye kuba byaba mu karere ka Rubavu, by'umwihariko ni byiza byari byibasiye intara y'Uburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Rubavu, Rutsiro ndetse rwose na Nyamasheke. Humvikanye inkuru itari nziza ndetse rwose abenshi bagiye batandukanye bakaba bari bamaze kuba barahasize ubuzima, ndetse rwose ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, haba nko kuba n'ubundi imihanda yaragiye ifungwa ndetse rwose n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye, dore ko rwose ibiza byibasiye ako gace icyo gihe rwose byari ibiza bidasanzwe, ndetse rwose n'imisozi ikagenda yimuka, cyangwa se icyo twakwita nka masse wasting, abiyagiye bigaza geography rwose niko babyita, cyangwa se icyo bita landslide. Ibyo byose nibyo byagiye bibaho bitewe n'ibyo twakwita nka erosion cyangwa se isuri yagiye yibasira akari agace rwose, bijyanye n'imvura ndetse yose bijyanye n'imiterero y'ahantu rwose yagiye ibaho, bitewe rwose nicyo twakwita nka volcanic eruption, ndetse rwose bikiberaho nka za river reversal, bitewe nuko rwose byinshi byagiye byiberaho, habaho za downwelling cyangwa se flooding of western part of Rwanda, bitewe nuko rwose hagiye habaho imisozi igiye itandukanye, by'umwihariko ndetse n'imiterero cyangwa se iyo twakwita nka slope z'ahantu runaka. Byose rero byagiye bigira ingaruka kuri intara y'Uburengerazuba, by'umwihariko henshi hakomeje kugenda humvikana ibiza bidasanzwe. Ni mu karere ka Rubavu aho humvikanye ibiza bidasanzwe, by'umwihariko mu myaka yagiye itambuka, ndetse rwose ibiza byaje kuba bisenyera abaturage, ndetse rwose birangira leta y'igihugu cy'u Rwanda ifatanyije n'intara y'Uburengerazuba ndetse rwose n'akarere ka Rubavu bashyiraho uburyo bagomba kuba rwose bakwirinda bina biza byari bikomeje kugenda biba byinshi cyane. Muri rusange nta kindi bakoze rero usibye kwimira abaturage ndetse bakabashyira aheza, bakabatuza aheza, nk'uko byari bikomeje kugenda bitangazwa. Gusa kuri ubu ngubu ikintu twiye gukomozaho kidasanzwe ni ukuri no munsi rwose habaye ibiza rwose byatewe n'imvura idasanzwe, by'umwihariko aho bivuga ko ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byaje kuba byangirika mu buryo bukomeye cyane, haba mu buryo rwose bwo twakwita ngo kwangirika kw'amazu, icyo twakwita imihanda yagiye ifunga, by'umwihariko imodokari zibura aho zinyura, ndetse abantu bakomeza bo kugenda bangirika mu buryo budasanzwe, bya bindi byo gukomereka, ndetse rwose abandi bagiye bihutirizwa kwa muganga, abagiye bagegwaho n'iyi myuzura rwose yatewe n'imvura idasanzwe, by'umwihariko ya mvura yibasiriye iriya ntara y'Uburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Rubavu hakomeje kugenda humvikana igice ibintu bitari byiza rwose ngo byatewe na sebeya, nubwo uyu mugezi wari umaze kuzura cyane, ndetse amazi akaba yaragiye arenga hahani bari bamaze iminsi barayubakiye, by'umwihariko dore ko rwose bino biza byari bimaze iminsi bitari kongera kugaragara, kuba byagaragaye rero n'ubundi byatewe n'imvura nyinshi rwose yibasiriye akari agace, ndetse rwose birangira n'ubundi sebeya yuzuye mu kuzura rwose, nibyo byatumye n'ubundi abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko bagenda bangirika mu buryo budasanzwe. Byinshi byakomeje kugenda bigarukaho, by'umwihariko rwose byanatitije igihugu cy'u Rwanda cyose muri rusange, ari nako rwose leta y'igihugu cy'u Rwanda ikomeza kugenda ibwira abaturarwanda bose bagiye batandukanye, by'umwihariko yuko bakomeza kugenda bitwararika mu buryo budasanzwe, kugira ngo rwose badakomeza kugenda bahura n'ibi biza bitandukanye bikomeje kugenda byibasira iriya ntara y'Uburengerazuba, ndetse rwose banashishikariza abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda bose gukomeza kugenda bitwararika, kugira ngo bakomeze kugenda bareba yuko rwose batora amagara mazima, ndetse rwose bakarangiza uyu mwaka wa 2024 amahoro, ndetse bakinjira muri 2025 nta kibazo na kimwe bifitiye muri rusange. Byinshi bikomeje kugenda bigaruka, nta kindi gusa usibye gukanda subscribe kugira ngo uko dushyize inkuru cyangwa se ibiganiro najye ubashe kuba wakibona mu mbere, ndetse turushaho no kujya tubona gatatu kuri atanu, by'umwihariko mu makuru biganiro bigiye bitandukanye dutambutse anga kuri KJL TV. Reka mbwire ngo ndi mu kanya gatoya cyane rero nimujye kure.